Ndagusuhuje mukunzi wa KP Reports. Nkomeza kugushimira wowe wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel. Nguhaye ikaze mu nkuru y'umunsi kuri KP Reports. Rimwe umwarimukazi wigishaga isomo rya psychology yarimo agendagenda kuri stage ubwo yarimo yigisha isomo ry'amahame yo kugenzura umujagararo w'ubwonko, stress management principles. Mu nyubako nini ya auditorium yari yuzuyemo abanyeshuri b'iyo kaminuza. Ngo barebe babona afashe ikirahuri cy'amazi maze akizamura hejuru nk'ushaka ko bose bakibona. Akikimanika hejuru buri wese yitega ko agiye kubabaza ikibazo gikunda kubazwa kiti: ese iki kirahuri kirimo ubusa bucagase cyangwa cyuzuye bicagase? Iki ni ikibazo n'ubundi muri psychology kizwi mu cyitwa the glass half full half empty theory. Gusa si cyo uyu mwarimukazi wa kaminuza yabajije, ahubwo amwenyura ku maso uyu mwarimu yarabajije ati: iki kirahuri cy'amazi mfite mu ntoki murabona kiremereye bingana bite? Abanyeshuri bose bavugiye rimwe basakuza maze basubiza ibisubizo bitandukanye kuva kuri santiritiro 8 kugeza kuri santiritiro 2. Profeseri mu gusubiza we yarateruye aravuga ati: njye uko mbyumva uburemere nyabwo bw'iki kirahuri cy'amazi si ikibazo, nta n'icyo butwaye, byose biterwa n'umwanya w'igihe namara ngifashe ngiteruye. Ndamutse ngifashe mu gihe cy'umunota cyangwa iminota 2 kizaba cyoroshye mu by'ukuri kitaremereye, kabone n'ubwo yaba ari umwana muto ugifite mu ntoki. Uwo ari we wese mu gihe cy'intera ingana ityo yakubwira ko kitaremereye. Nindamuka ngifashe mu gihe cy'isaha yose ntagishyize hasi, uburemere bwacyo bushobora kuntera uburibwe mu kuboko ku buryo najya kukirekura ukuboko kwenda kubyimba. Nyamara ndamutse nkomeje kugifatanya mu kiganza mu gihe cy'umunsi wose ntagifasha hasi, ukuboko kwanjye kwazamo ibinya ndetse rwose kukaba pararize hahandi kutabasha gukora. Ibyo nta kabuza nagera igihe nkakirekura kikisenura ku butaka kikameneka. Mu by'ukuri uburemere bw'ikirahuri ntibuhinduka, bukomeza ari bwa bundi. Gusa uko mara umwanya munini ngifashe niko cyarushaho kugenda kindemerera cyane kurushaho, ndetse kikaba cyanteza ibibazo mu busanzwe kitashobora kunteza nkimaranye igihe gito, nk'uko nagifata ngiye kunywa amazi ubundi nkagisubiza mu bubiko bwacyo. Uko buri wese muri iyo nyubako yazunguzaga umutwe banajurura nk'ikimenyetso cyo kwemeranya n'uwo mukecuru, uyu mukecuru we yakomeje agira ati: stress n'imihangayiko mugira mu buzima ntibitandukanye na gato n'iki kirahuri cy'amazi. Gira utyo uzitekerezeho agahe gato, nta kintu kibaho, komeza kubitekerezaho umwanya munini gato, utangira kubabara gahoro. Bitekerezeho ari nako uhangayitse umunsi wose, uramera nk'ufashwe n'ikinya ndetse ku buryo nta n'icyo ubasha gukora kugeza igihe urekeye aho kubitekerezaho. Isomo ry'ubuzima: ni ngombwa iteka kwibuka kureka guhangayikishwa cyane n'ibibazo duhura nabyo bikadutera kujagarara k'ubwonko n'imihangayiko. Icyaba cyose mu gihe cy'umunsi mbere y'uko bwira rwose ukwiye gutura iyo mitwaro kiba cyakwikoreje ukinjira mu munsi mushya n'ibitekerezo bishya. Ntuzemere kujyana iyo mitwaro mu ijoro hanyuma ngo uyibyukane bukeye ku munsi ukurikira. Nimurakara ntimugakore icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye. Abefeso igice cya 4:26. Iri ni ihame rikoreshwa no ku bindi bitubaho bikatubabaza, bishobora kutugiraho ingaruka z'igihe kirekire uko dukomeza kubibika mu mitima. Uyu munsi niba ucyumva imitwaro y'agahinda n'akababaro k'ibyakubayeho ejo hashize, ni ikimenyetso simusiga ko ukwiye gufasha hasi icyo kirahuri kikuremereye,
maze ukaruhuka imitwaro y'ibyo rimwe na rimwe cyangwa kenshi uba udashobora guhindura. Nshuti yanjye, reka nkumenere kamwe mu tubanga tw'ibyishimo mu buzima. Abakira ibije nta gihunga kandi urekura ibigiye nta gahinda, urakarama. Ikindi umuhanzi w'umunyarwanda witwa Masabo Nyangezi Juvenal yararirimbye ati: iyo wiherereye mu gahinda n'akababaro, iyo wihereranye ishavu iteka ukiheba, iyo wumva kuri wenyine mu kangaratete, uba wishuka, uba wiyica, uba wishuka, uba wiyica. Gusa nanone sinasoza ntakubwiye amagambo yavuzwe na Yesu Kristo, umugabo ufatwa nk'ukomeye kurusha abandi bose babayeho mu mateka y'isi. Ni amagambo yanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 14 umurongo wa 27 ati: mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simba nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Hari uburyo bwinshi buvugwa n'ubutangwaho inama n'abahanga nk'ubufasha kugira amahoro yo mu mutima n'umutuzo, ndetse no kwihanganira ibiremerera abantu bikabatera guhangayika kwanageza ku bimenyetso by'agahinda gakabije. Gusa kubizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, abaha ibyiringiro by'ubuzima n'amahoro yo mu mutima, kabone n'ubwo impamvu zo guhangayika zaba ari nyinshi.